ways, ambiances boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, twagiye kubaha ikaze mwese mukomeje gukurikira Boom Ways Amajyaruguru Amajyepfo Iburasirazuba Uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze. Nimba rwanda rwose mwibuke gukora subscribe bangana mu kiganiro cyitwa Ubugeno gisha kuri Boom Ways. Njyewe ni Gacha honor cyangwa nyite Brian Gashbe makuru cumi n'itatu ya hero ahangaha rwose ubu uwitwa Kevin Kade akaba ari we kugenda atangaza yuko rwose ari nawe muhanzi wa mbere mu Rwanda maze imyaka ibiri ari kuri hit ya Danje, kubera yuko rwose mureke abyirate ni mu gihe cyose, kubera yuko afite indirimbo nyinshi cyane zagiye zikora amahiti ya Danje. Ubungubu rwose akaba yasohoye indi ndirimbo, akaba rwose yari kugenda agaragaza yuko rwose ari we muhanzi uri kugenda abikora neza cyane hano mu Rwanda, kandi rwose n'indirimbo iri kugenda ibica bigacika. Uwitwa Shafi nawe akaba yamaze kugenda asohora indirimbo iri kugenda irikoreza ku mbuga nkoranyambaga hano hariho hose rwose. Ubungubu Shafi akaba ari we muntu uri kugenda avugwaho cyane cyane abantu rwose bakunda filime nyarwanda ndetse n'abantu bakunda abahanzi nyarwanda benshi bakaba rwose bagaragara mu mashusho y'iyi ndirimbo y'uwitwa Shafi. Nawe rwose nimba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ni kuri Boom Ways mu kiganiro cyitwa Ubugino, rwose ahangaha ni hahandi amakuru ugenda uyabonera ku gihe kandi nta handi rwose uzijya na rimwe uyasanga keretse ahangaha kuri Boom Ways rwose neza cyane. Uwitwa Cardi B akaba rwose kugenda yandika amateka cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko rwose icyo wagenda umenya rwose muri Coachella rwose ubungubu akaba ari umwe mu bahanzi bategerejwe kuzagenda batanga ibyishimo birenze. uyu nguyu rwose akaba yitwa Justin Bieber. uyu nguyu rwose akaba ari kugenda akora amateka akomeye cyane. Uwitwa Babu rwose akaba ari umuhanzi wagaragaye mu ndirimbo Arambona Agaseka. ni umuhanzi ahangaha rwose yakiri mutoya, ariko rwose nyuma yo gusohora iyi ndirimbo ayirimo rwose byahise biyumira ku murari kongera kumubona mu muziki wo mu Rwanda, akaba yagenaga abikora gakeya. rwose menya yuko yinjiye mu muziki afite imyaka rwose mike cyane, ku myaka ye 7, kubera yuko rwose yari umwe mu bana bafite akazoza keza, kandi rwose akaba ari umwe mu bahanzi bari kugenda bagaragaza yuko rwose mu gihe cyabo kizazagenda atwika birenze, ariko ubu ngubu rwose akaba yarisanze muri rehab. rwose akaba yagiye kwivuzwa cyangwa kwivuza ibiyobyabwenge ndetse no gufata umwanya kuganira n'abaganga. rwose umuhanzi witwa Adele akaba rwose ategerejwe kuzaririmba muri Halftime Bar Show. iki ni igitaramo kiba gikomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwaka utaha. rwose niwe muhanzi utegerejweyo cyane. rwose nguyu akaba yitwa Adele, akaba yaramenyekanye ku ndirimbo yitwa Hello, n'indirimbo yagiye ibica bigacika rwose neza cyane. rwose uyu ni umuhanzi ukomeye neza, kandi akaba ari kugenda yigaragaza neza cyane muri Afurika. rwose icyo wagenda umenya cyo ni uko ubu umuhanzi witwa Tyler akaba ari kugenda yandika amateka akomeye cyane mu njyana y'amapiyano. rwose ni injyana iri kugenda ifata ahantu hose rwose neza cyane. dore abahanzi batanu b'ibihe byose muri iyi si kandi bagiye bakora ibintu bikomeye cyane. rwose ku mwanya wa mbere uragenda ukasanga uwitwa Jay-Z. uyu ni umwe mu bagabo bakomeye cyane bafite n'ibikorwa bagiye bageraho birenze kurusha abandi. rwose uyu akaba afite label yitwa Cash Money. rwose akaba ari umwe mu bahanzi bakomeye cyane. rwose abahanzi benshi bagiye bayigaragaramo na Nicki Minaj, kubera yuko rwose nawe yahise yisanga mu yindi yitwa Young Money. rwose witwa Lil Wayne. rwose bakaba baragiye baraca no muri Cash Money. rwose ariko icyo bagenda umenya mu bwiro rwose no kwitwa Jay-Z ari umwe mu bakire bakomeye cyane, kandi bari n'abahanzi bari kugenda babikora neza cyane. ku mwanya wa kabiri uragenda ukahasanga umuhanzi ukomeye cyane muri iki gihe, akaba ari kugenda aca impaka muri Afurika y'Iburasirazuba. uyu nguyu akaba yitwa Diamond Platnumz. uyu nguyu ni umwe mu bashabitsi bakomeye, akaba afite radio and televiziyo rwose iba iri kugenda ibikora neza cyane, Wasafi Radio and Wasafi TV. rwose iki ni kimwe mu bitangazamakuru bye, kandi akaba n'umuhanzi ukomeye cyane.
rwose. Ku mwanya wa gatatu turagenda tukahasanga uwitwa Drake. Uyu ni umwe mu baraperi bakomeye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi akaba n'umwe mu bashabitsi bakunda gukina imikino ya betting, ariko akenshi icyo wagenda umenya ni uko we aba ari kugenda yamamaza iyi mikino y'ama betting n'ukuntu we agenda abetinga rwose. Ku mwanya wa kane uragenda ukahasanga umuhanzi ukomeye cyane witwa John Legend. Uyu ni umwe mu banya-Nigeria bakomeye kandi papa ahangaha bafite impano yabo ikomeye kurusha abandi ahangaha rwose mu bijyanye n'ama live. Uyu nguyu ni umwe mu bahanzi bakunzwe na rubanda nyamwinshi rwose neza cyane. Ku mwanya wa gatanu uragenda ukahasanga umuhanzi witwa Meddy. Uyu nguyu rwose ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi ubu ngubu nabo bakaba bari kugenda bagaragaza yuko mu minsi iri imbere agiye kugenda asohora indirimbo, kandi n'uwitwa rwose Bruce Melody akaba barajya bakorana indirimbo, nawe akaba ari kugenda yitegura kuzagenda ayishyira hanze. Abo bari bamwe mu bahanzi batanu bakomeye mu isi bagiye bakora ibintu bikomeye cyane, ariko sinagenda n'abahaye witwa Bonus Track rwose. ubu nta wundi rwose akaba yitwa Israel Mbonyi. Uyu ni umwe mu baramyi bakomeye kandi bari kugenda bandika amateka 2025 mumwitege, kubera yuko rwose ni umwe mu baramyi bafite icyitwa amafaranga, kandi rwose akagira n'igikundiro mu ndirimbo ze yagiye akora rwose zagiye zimuzamurira igikundiro kirenze cyane. Yazamukiwe rwose ku ndirimbo ye ya mbere yasohoye 2014, byumvikana yuko umuziki akaba agiye kumaramo imyaka isaga 10 yonyine gusa. Uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi bafite icyitwa igikundiro kirenze. Ese ni ukubera iki umuhanzi ashobora kumara igihe kirekire rwose adasohora ibihangano, kandi rwose akaba agaragaza neza yuko ari n'umuhanga? Ibi ngibi biterwa n'iki? Ikintu cya mbere kibigaragaza rwose ni uko we ibyo aba yaragiye yizera yuko namara kubibona azahita rwose yihagararira, kandi ikindi wakindi umenya ni uko rwose kuba icyamamare mu mufuka nta kintu ufite rwose, ibi ngibi bigenda bibatera cyitwa depression rwose, bigenda bituma bagenda bashaka ukuntu bagenda babisohoka mu byo kugenda basohora indirimbo kuba icyamamare, ariko mu mufuka nta kintu kirimo, ngo ni zero cyane uba wayifashe byihuse. Ikintu cya gatatu rwose kigenda gituma umuntu atagenda asohora indirimbo uko bikwiye rwose, hari igihe usanga rwose agomba kwita ku muryango buhagije cyane. Ibi bigatuma rwose agomba kujya gushakisha ubundi buzima, iki kiza cyunganira kiriya cya kabiri. Ikintu cya kane ni ukuba rwose ibintu bye uko yabipangaga rwose ugasanga bigenda bihindagurika biturutse kuba yuko nta mufatanyabikorwa afite. Ibi ngibi rwose bituma umuhanzi ibyo yagendaga apanga mu mwaka rwose agenda we abisubiza inyuma mu gihe rwose kiba kiri imbere. Ahangaha rwose mu ngero twagenda tubahereza na bamwe mu bahanzi rwose bagenda basohora ibihangano byabo gakeya, ndetse n'ubu bikaba biri kugenda bigaragaza yuko rwose n'ubuhanzi bashobora kuzagenda babuvamo. Ku mwanya wa gatanu uragenda ugasanga umuhanzi wo mu njyana ya Afrobeat, mu njyana ya dancehall, nguwo akaba yitwa Gikoko One Music. Rwose akaba yaramaze kugenda asa n'umuntu ugenda acika intege gake, akaba ari kugenda asohoka mu muziki, kandi yari umwe mu banyempano u Rwanda rwari rufite kugenda azamuka ku rwego bukwiye cyane. Ku mwanya wa kane uragenda ukahasanga uwitwa Diplomate. Rwose uyu ni umwe mu bahanzi bakomeye kandi beza u Rwanda rufite b'abaraperi, ariko rwose muri iki gihe akaba rwose ari kugenda asohora indirimbo imwe buri mwaka, akaba amaze imyaka isaga 5 asohora indirimbo imwe. Ibi ngibi rwose bigenda bigaragaza neza cyane ko rwose cyitwa ubuhanzi nta mafaranga ahagije aba arimo, bityo rero abahanzi bagomba kujya gushakira ubuzima ahandi hantu rwose. Indi mpamvu rwose yagiye ituma aba bahanzi bagenda bakendera rwose nuko rwose bamwe bagenda bakunda icyitwa inzoga n'itabi, ibi ngibi bikagenda bibangiriza ubuzima. Ku mwanya wa gatatu uragenda ukahasanga rwose uwitwa Nek G The General. Uyu nguyu ni umwe mu bahanzi rwose ubu ngubu akaba yaramaze kubisohokamo neza, akaba
rwose amaze kwerekeza mu turimo tw'amaboko kandi n'ubu ngubu rwose akaba ari no kugenda anagaragara gukora ibiganiro kurusha ibi ni rwose byo kugenda akora icyitwa indirimbo ku mwanya rwose wa kabiri ndetse wa mbere. Ku mwanya waho wa mbere tuhasanga umuhanzi witwa Ama-G The Black, uyu nguyu rwose nawe akaba ari kugenda asohora bimwe mu bihangano bye gake gake kandi n'ibi bigenda bigaragaza yuko nawe yari umwe mu bahanzi beza cyane. Mu yandi makuru bagenda neza rwose nuko ubu ngubu u Rwanda rugiye gushora miliyari irenga y'amadolari mu bintu bijyanye rwose gukora icyitwa kuzamura amashanyarazi mu baturage, kubera ko niho hantu rwose hasigaye bigaragarira yuko hari icyuho kubona abantu benshi n'amashanyarazi ngo biri kugenda bisubiza inyuma ubukungu, ariko rwose bakaba bagikomeza bayazamura n'ahandi bitaga mu byaro rwose bakaba bari kugenda bagerageza kugira ngo bagende bayashyira rwose neza cyane. Naho njyewe ibintu bifashishije no kumurikira